Bruce Melody ageze hano agasabiriza ibintu bitwa gift cyane. Bruce Melody amaze gusabiriza yirirwa asabiriza yewe Bruce Melody asabiriza gift. N'ubundi witwa Niyo Bosco waraza akirirwa hana kina gitari. Ubwo nurwo ruboro rwa danje wankubitiye ndavuga ati Christopher amaboko hejuru y'ivivi. Asante kwatemninga ama events cyane. Ngimba ubuzima busanzwe ku buryo iyo ngomba kuba umustar bitsaba kubyibutsa kuko ngiye kuba umustar. Nana nk'umuntu agiye gufasha umuhanzi wanyu udashinga kuri airport ntazi ko ari abanyamakuru birambangamira cyane. Yana nabuze ahantu nkirwa ariko bakone nagiye ntiteguye kuba umustar. Twumvishe numvi ejo nakumvishe urimo uravuga ko ngo waba urimo uririmba guma guma papa warimo araguhamagara ngo ugende uteme ibiti byo muri Kongo. Bro struggles ni struggles ugomba kwiyemera ngo ube umusitari ariko hari n'utuntu turi kugamblinga kaka message uvuga ati ibiti ntibirenze kwa gatanu ejo ku cyumweru bidakase kandi kwa mbere ufite ishuri kandi muri utahe muri guma guma kwa kangahe kandi utagomba kwishyura umuntu ngo abikore kandi udakennye. Nuza muri Canada uzamfasha gutema ibiti ariko nashaka kuzaza kureba kuntu utema ibiti men. Uzaze nzakwereka. Witema muri state ngaha unsanga ngaha buri hariya kwa ba boss. Usanga ngenda nakubona muri Canada nta nubwo mbizi ko muri Canada ejo zose navuga ngo ako wasanga yibereye nk'igikondo. Mba ntinya ko abantu bandeba ndi mugufi. Buriya ndesha kenisura ransumba. Ndaza kubaza Loda ambwiye ko muziranye cyane. Loda ni umuhungu wanjye ninjye wamuvumbuye ubundi. Okay, ikibazo cya nyuma twebwe nk'abafana turagukunda kandi ntago tuba tuzi akazi kari kubera inyuma ubundi twebwe tumenya akazi kamaze kugera hanze. So hari ukuntu rero yo abafana bakunda umuntu cyane baba bamushyiraho pressure yo gukomeza kuduhereza ibintu mukomeze musore. Ese pressure y'abafana cyangwa y'abakunzi bawe ntacyo igi kubangamiraho cyangwa ngo igupushinge cyane ukaba wasohora ibintu utateguye? Kuvuga we ndumva bidahagije kangira ikindi ndenzaho. Abafana n'abantu bari innocent nk'abana. Sinzi niba making sense. Donc baba bashaka ibintu ariko batazi ngo bashonze ikintu batazi ngo ni igiki. Yes. Yubutse ukabaha ikintu kwa ko bagisabye uko kiba hari kimeze nabi bakuvaho. Kushobora gusanga ari undi muhanzi akoze ikintu cyiza. So byiza rero iyo utari tayari at least ubihoreye nta kintu ntago bagira malnutrition y'indirimbo. Baba bihanganye nyine mpaka ukaba tayari. Ntago bazabyimbinda cyangwa ngo bapfe. Nta kintu baba. Uteganya kuzajya hostinga nawe se kuri TikTok cyangwa cyangwa ibyo rushoboye ibintu nshoboye ntago birimo. Nari nzi kubona kanya nkaza kugura ka tripod ushyiraho telefone amasaha aramfata. Nta nubwo nzi kubikoresha. Njyewe ntabwo nzi gukoresha. I'm not good at social media. Nubwo nyanditega nkafata udufoto ariko ntago I'm not good at it. Hari ibintu bajya bakora hano kuri social media bajya bakora hano kuri TikTok. Ubwo niko ngiye kurangiza ubu ndimo ndarangiza. Bajya Bruce Melody ageze hano agasabiriza ibintu bitwa gift cyane. Bruce Melody amaze gusabiriza yirirwa asabiriza yewe Bruce Melody asabiriza gift. N'ubundi witwa Niyo Bosco waraza akirirwa hana kina gitari bakamuhama gift. Ese wowe ntago waba uyashaka? Ngiye gift nsaba ntago irenze men. Murasabiye bagenda banyumvira album babwire n'abantu ko hahiye. Album yanjye yitwa H2O.
H2O iyi kuri digital platforms zose, that will pay me. It'll be good. So banyarwandakazi bari hano, abantu njyewe ngiye kugusabira gift, abantu bari hano dushobora mu minoti, ndashaka dukore challenge y'iminoti 2 turebe gift abantu baha Christopher mu minoti 2. Ubu ni na 49, ndashaka na 52 turebe gift mwamuha, ubwo niza yabakwiye turahita dusoreza aho ngaho. Twagiye challenge, abafana ba Christopher mutangire kumuha gift minoti 2 ngubu. I can see some roses. Some roses. Ndashaka abafana batange gift nzima, mureke gutanga roses, mutange gift nzima. Mushate mwamugeza Bruce Melody yirirwa hana sabiriza ariko man na Bushari arakana kajyaga hano kakaririmba indirimbo za Bushari. Ubu Bushari yayizi Dumba, I hope kutazavuga ko Christopher ari gusabiriza right now. Oya, Christopher nagasabirije ninjye umwisabiririsha. Ebana sinzi kuntu bigenda kabisa, ariko muraza kumbwira ibyo ari byo. Wasanga Christopher atazi n'ibintu uri kumusabira. Ntabyazi ndabizi, murabibona ko ntabyazi. Abafana ba Christopher kubona imitima abantu rwose hano bari kwitanga cyane rwose. Ibihumbi 6 mugiye kumugezaho, ndabona mugiye kumugeza ku bihumbi 6. Ndabona mugiye kumugeza mu 5. Abafana mujye, ndashaka musharinge mumugeze nibura ku bihumbi 7. Ibihumbi 6 agiye kubigeza. That's crazy. Nonese bimeze nka 6 by'amakisi n'amadolari ni by'aba followers. Explain that man. Ngo 6 by'aba followers ageze kuri 6, mumugeze kuri 7, mumungereze kuri 7. Christopher mumungereze ku bihumbi 7. Thank you so much Laura. Lorari mumungereze kuri 7. 7 ari hafi kubigeraho. 7 ari hafi kubigeraho. Chance, thank you so much Laura, thank you so much. Ndashaka umuhanzi wanje nave hano adakwije ibihumbi 10. Nimunsebye ibihumbi 7 bigiye kugera, yego muri seri. Abakunzi ba Christopher agere ku bihumbi 10. Tugiye kugera ku bihumbi 7. Tell a friend to tell a friend. Umufana wa Christopher uzimwohereze live. Ibihumbi 7 ngibyo bigiye kugera. Mukinege. Oya ntabwo twakina game. Christopher ntabwo yabimenya. Tugiye gukina game Christopher yava hano nijoro. Ariko ibintu ndaje mbikora ubushakashatsi nibi byari byo. Bijyanye n'ukuntu uteye bishobora kukunanira. Twagiye tumugeze ku bihumbi 10. Ibihumbi 7 twabigejejemo. Ibihumbi 7 twabigejejemo. Yeretse agiye agafata gitari gusa akaririmba. Ibihumbi 7 twabigejejemo. Oya umunsi ubishatse Christopher, ariko sinibaza ko Christopher yabishaka. Ubishatse twakwirirwa hano tukirirwa dutaramye na gitari, but I don't advise you that. Ariko I don't know. Ubumvisha ubishaka. Tugere ku bihumbi 8. Ibihumbi 8 Christopher tumugeze ku bihumbi 8 right now. Nabe arirema mikasa. Haririmba ibiki. Ngiye ngomba gusabiriza tukagera ku bihumbi 10. Bamuhintare habuze umukobwa ukunda Christopher yamuhintare. Christopher niyo mpamvu kiri single. Habuze umukobwa watamo Christopher byenyewe tukaza kubikora. Kabeba habuze tumugeze ku bihumbi 10. Nabakoreje cyane nyuma ahubwo mwigishe gushiramo umva babandi. Ahubwo mwigisha abahe. Mwese twagiye Divine Divine one
mfite umukobwa wanjye witwa Divine w'indaya nawe aguhaye agatima. Nukuri mumuhe intare yagusha babuze. Christopher rero ingira ngo abafana bawe naho bagejeje ku 7,000. none se ni 7,000 by'ikimene? Ibyo ni 7,000 by'amacoin, ariko those coins are exchanged into money. Ni ukuvuga ko aho ngaho ushobora gusanga kuri ayo kuri ibyo 7,000 mushobora kuba murimo nk'amadolari 30. So ni ukuvuga ko Ako Dubra. It's Ah, more okay. than that. kuri 7,000 bivamo amadolari 30. Shafaze kugucekingira ababizi. Urumva? So banyarwandakazi murakoze cyane kuba mwataramanye natwe. Ndibaza ko ni ibyo ngibyo Christopher ashobora kuvugira hano. Ibindi bintu mutumvishe hano, it's like $20. Bishobora kuba ari nk'amadolari 20 yego. Ibyo mutumviye hano muzabyumvira ahandi. Ari muri media tour, mushobora kumubona kuri na RBA wagiyeyo. Yagiye kuri RBA, nakubonye ahandi hantu hatandukanye. Nawe urahaje, like bishoboka ugene n'ahandi hantu henshi. It was nice to see you, my brother. Thank you so much, man. This means a lot. Amagambo ku bafana bawe. Nje ndabakunda cyane. Hari ukuntu nge naje ndi umwana mutoya cyane muri no industry. Nyuma rero abantu bamwe turakurana, abandi turi gusazana, abandi bavuka nyuma ariko nabo baraza nyine barajoininga. So mfite abafana muri generation zigiye zitandukanye. Kubana nanjye icyo gihe cyose nkakora amakosa yo mu bwana bakihangana, nkamara igihe ncecetse bakihangana, nkasora amahitsi nabyo bakabyihanganira. It means a lot to me. Nibo batuma njya muri studio nkumva mfite ubwo bwo kudisappointinga abantu tumaranye icyo gihe cyose. Rero barakoze cyane kandi ndabakunda cyane. Bivuze ababyumva njye bivuze habona. Njyewe indirimbo yawe nkunda nakwifuza ko wandirimbira. Nayikoreye na challenge ni Nibido. Ubwo dukize lockdown Kigali yose iragurumana. Yeah, Snapchat n'amakuzi y'amaplots nabuze shwa. Yeah, ubwo nzonga nanjye nzunga. Oh, reka dushaka uko dukweba. Tes copines babaye jalouse, niba byumva ukuntu uri sexy. Bose nabuze utuntu ukunda, bagutesha umwanya. Dore nabuze controle. Wagira ngo nafashe drogue. Zimisha umuriro petrole, mbega ibintu biri drôle. Dore nabuze controle. Wagira ngo nafashe drogue. Zimisha umuriro petrole, mbega ibintu biri drôle. Sinza kugenza nkasesurumeza, uranesa sana ungeza nkomeza. Mo baby dore ndahangayika reka kunsaza, nukuri urenda kunsaza, utuma panika reka kunsaza. Tu me déranges mais t'es manipulé. Yeah man. Urwo ni rwo ruboro rwa danje wankubitiye ndavuga ati Christopher amaboko hejuru y'ivivu. Asante.